world of fashion with Jiva Collections, your home of quality style. Jiva Collection. Twigira ku ruganda tugakoresha. Yes, take a gift. Airtel yafite gift kuri gift. My friend, warubizi neza yuko amafaranga yawe ibihumbi bitatu biguhesha giga 30 zo koresha ukwezi kose. Bakahita baguhamo n'amayinite ukoresha mu kwezi kose ndetse na SMS z'ukwezi kose utamara. Ubwo ruvaga amafaranga ibihumbi bitatu harimo ibintu bitatu. Harimo giga 30 z'ukwezi kose, baguha giga imwe ya buri munsi, bakaguha amayinite utamara ya buri munsi ndetse na SMS utamara mu gihe cy'ukwezi kose. Mubane na Airtel, my friend, kanda kanyenyeri 255 maze utangire ukore process zishobora kuba zaguhesha ibintu byinshi bya Airtel. Airtel. The reason to magic. Mama wanditse ko nanjye mwene nyangu ufite ubundi ukandeka. Waze kuntera agahinda koko papa. Bantu ujye muri uwo muriro ubanze ujye uko nawe wijyanye hanyuma nuva wabaye inkota ikomeye nzakuzanira ibuye ryo kugutyariza. Nzakuzanira ibuye ryeze inkota kuko uzaba wabaye inkota basi ikomeye. Papa ndagukunda n'umutima wanjye wose basi reka ngereze agaruka nkuhorera. Ajya kwiyegeranya papa nziza. Business yangu ikina marisika niko naiona irarangira ndaireba mu maso yangi. Si ubwa mbere nilikuwa Kinshasa, Gombe nilikuwa nacuruza amabuye, aferi irarangira karibu banifunge, ndagenda Angora ndacuruza imbaho, mabwaruji juu ya usazi ndakurikira mugore, aferi irarangira, business irarangira, ndamanuka Goma nilikuwa nacuruza makaya kutoka Tanzania mpaka Goma, nilikuwa tajiri. Kila mtu alikuwa anasema tuko wote. Ukisema makayabo wanasikia tuko wote. Ereri tu kidogo kao niko Rwanda mara hii. Business yangu ya nganda na ikinaenda. Ikinayoyoma niko naiangalia hivi. Kwa juu ya ndumba maraya. Kwa Kinyarwanda wanasema ni jipo. Kwa juu ya jipo tu. Nilikimbilia jipo bila kuangalia nyuma. Na ili ukanse nyuma ya jipo. Ndani ya jipo arikisi. Tuko. Shizu, ameze kuryama hano. No, haguruka basi. Haguruka please. Tuko. Reba hano waryamye, reba umuntu wagusanga hano. Yes, shit. Ushara basi wicaye. Kila siku business yangu inaanguka, iragwa kwa sababu ya jipo. Ikibazo mfite nacho na wewe wakigira arikini cette fois-ci hago bizakunda. Niko hapa sinzahava, habiwezekane kabisa. Hata bikuwe nini sitatoka hapa. Ibibazo byaraje na bisubizo bigomba kuza kwake saswa. Olingate experience ndiko nayo. Yewe, cyako kamubwiza ukuri. Nuko nta kintu ugira uvuga kuko ufite icyo uvuga ntabwo ativuga kumbwira ko. Wowe urihangana ukinganiza na Sore. Ese bagiye kuri shoreke? Cyangwa
inshoreke ngewe ako wereka ubyibura hari ubwenge ugira inshoreke yaba wowe ufite ubwenge urumva wakagombye gutandukanya inda yo mu ishyamba niyo mu mujyi urumva ukamenya gutandukanya inda yo mu ntambara cyangwa yo mu mahoro ariko urifata uriya gisore n'umugore wanjye kandi buretse mbaze ngo ubwibyo by'isezerano tubyihore papa amasezerano we kuko we nta sezerano ugira nta kintu kimwe ubashije kubahiriza ubu sinda mu mahoro niyi uru rugo rumeze wagira ngo ruhoramo intambara aha niho ho mu mahoro se aha se niho yatwite cyakora kane iyo ntambara nutayiteza uzarebe kwizongera kuba urumva ikibazo cyari cyarakemutse kandi numva ubabaye n'ubundi wanze kuzana umwana wanjye hano uwo mwana wawe usibye kuba yavuka wawe na sore yakaza akaba wenda umuyobozi wa koperative cyangwa abamotari uwo mwana cyakora nagira imana ngo bamare nzamurera nk'uburere buzima ariko ubundi wowe yaba isezerano ryawe na soreye nta kintu rivuze imbere yanjye kuko byose ndabizi wagira ngo uba wibagiwe ako uba wibagiwe kareka nkubwize ukuri nakubwira hahandi wumva wanze ubuzima ariko sinshaka ko wanga ubuzima kakanya uri kwandika ku mazi ngiye n'umugore wanjye tumeze neza ndi kumufasha kumera neza kugira ngo azabyara ameze neza ni iminsi 1000 yonyine urumva nushaka uzayiyahuremo urumva ntacyo ugomba kumpa nje nta kintu kimwe ugomba kumpinduraho na gatoya niba ari izo nkweto uretse nkwereke kandi reka kubwiza ukuri gwe ntabwo wabasha kwita ku mugore iminsi 1000 ngo irangire kuko ubwo bushobozi ntabwo wabona ikintu cyakora ushoboye ni uyu munsi wabishyushyemo ariko ejo n'ejo bundi ntabwo azaba ari wowe uzaba urimo uramuhereza amajidi umubwira ukuntu inda twita atari yawe mwese muze mwisange turye tunywe wari bashaka nanuza na korode korode ukandebera cyagasa majyano ko nabonye gisinda kigatesha abantu mutwe ariko nacyo nikijana oyi ifaranga rwose bandarizanye muze tunezerwe wamagare ko tugendana muza buriya nari Gisele nari kanga ko finifara nakutuza nawe tubyoshye cuka wangu sawa kanze mpamagare nanuza na Dodosi Yes Dodosi meze bite umusa twagomba kuba naza ngo rumenya aho ngwino nkugurira icupa urya inkoko ahubwo siri nko kumenya nushaka bazende dendo kirago ni nk'aba diaspora wango gundira ifaranga baza bameze nk'abafite inzara araba diaspora baza ugasanga nabo yafite ibibazo wagize guti ese ko nta menja zindira inyuma mbo waciye se no kwantuza waciye kukurura mutipe nuza Eric uramujyana namukunze nabonye ari umwana mwiza muzane tu Nyazbita. Ebana fayiro nayibize kabisa. Jewe natanye gutekereza ko hari umuntu ushobora kuba yarayijyanye. None se Peter tujye inama nk'abantu b'abagabo. Ubu ntiwasanga nka Prince yarayijyanye kabiri muri Amerika. None se Peter umuntu yabuze nyine kapfunda imitwe hose. Biko ni nko guhira mu nzu twabigenza dute. Wanyine dufatanye gutekereza twibaze ngo iyi fayiro yabiri he. Uko biri kose ntago ari umuntu uvuye hanze ngo yitware.
Peter, reka tujye inama. Hamagara Prince mubaze. Aho ngaho niho hari network nyinshi bamuvugisha kure. Uri bitese? Umva umutugeze harya waruvuye Sumbawanga? Nizera ko umuti nagusabye ari unyohereje. Umuti wibagiza handi yibagirwa ngira ngo nibere yonse. Gusa sinshaka ibintu birimo kwica. Nizere ko umuti utamwica. Ageze yese ndi hano Remera. Yaje. Yuko avuye Rusumo. Na moto se? Umva mubwire yihute. Ndamukeneye cyane, ndamukeneye byihutirwa kuko ikibazo mfite ntabwo uri bungire wapfuye. Nizere ko ibintu uri kumbwira wese utari kumbeshya byaro byanyu mutera umuntu yishuka mwishakira amafaranga. Nizere ko uyu muti uri bungereho ari muzima kuko ndamukeneye cyane n'ingenzi kuri njye. Umuntu ushaka kwereka ntabwo bikureba. Mutuguse Rusumo nta kibazo ariko ndayishyura. Remera hano rwose mu Gisimenti kamagena mu Gisimenti. Sawa, ndongera guhamagara mu kanya. Sawa. Ajya wamunisha umangane nawe. Reka nkubwire nk'abaganga bavuze ngo ntuzabyara ubu rero umuntu yabakorera iki koko? Ntabwo uzi icyo umuntu yabakorera gusa njye narabarebaga kuba ko nari nzi ibanga ryanjye n'Imana nabareba nk'abihorera. Ntabwo bizagarukira aho ngaho. Ntabwo bizagarukira aho ngaho. Nicyo ni ikibazo. Kinzagenda nganire nabo. Ari amakofi nzajyayo, ari mu butabera nzajyayo ku buryo umuntu yakwiheba kuri uzi ko umuntu ashobora kwiyabura. Uzajya ariko nabyaye. Kubera iki ntagenda ubu? Ubu se ngubu kubera ugiye no kwa muganga ntibakugira nabi. Ukabagira ikibazo kunda ufite. Abo bangirira nabi none se hariya niho hari ibitaro honyine mu gihugu. Niba uhemukiwe n'umuganga umwe reka nkubwire tugomba guca umuco wo kudahana nabo babihanirwe rero urabyumva. Gusa nyine barankomerekeje kandi nawe batuma nkomeretsa. Ndi kumva parufe zinuka rwose. Parufe iri kunuka ya bishu kandi uriya mushiki wawe rwose sinzi ikintu nshaka. Ukwisiyo parufe iri kunukira sheri iri kunukira sinakubwiye ariko iriya parufe irandukira pe. Wagiye ukamubwira akareka kubyitera. Urakomeje se? Iri kunukira kandi ukemba bafite isere. Biju Hakuye umukobwa wavuye i Burayi akaza yikoreye ikarito y'amaparufe ntamena kamwe yumva ko byamugwa amahoro ariko umugabo wanjye amwirukana azajya kubyiterera ku karubanda yangari asijyane mu bazimuhaye ariko nubwo ntigiza nkana iyi parufe ihumura neza. Nawe ntugacume ngiye gutangira umumagara bose urashaka kumbwira iki se nkambwira ko wisetse ngira natinze. Urahumura neza. Umva nabyadanda kuva none ndakwemeje umva ngubwire cyo koze nubwo natinze. Ino parufe yarampenze ubyumve ibaze ko nayishyuyeho nayiguze amadolari 700 nari ndipa. Umva ninjiye muri mo bitajya muri Chanel umva ndaheba. Bimeze neza pe. Sajya ngo wawitere. Niba wayikunze cyangwa uzamwe. Nje y'abagore.
oya ese byanditse he nawe uzabimenya nzajya ngo witererere ngo ariko nigende oya mva nkubwire ijuru reka nkubwire rero reka dupange nk'umuntu wanjye sibyo ndakwinginze bya seriye ubaye ikizi iyo parfum ni nziza ihumura neza irahenda ibereye wowe nabyumvishe ariko reka ngusaba ikintu wamfasha ko nkwinginze ese bro basi nyuguhe oya ntago aribyo nshaka kuvuga ese ikibazo ni ikihe okay urabizi sore aratwita ibyo ndabizi nyine rero iyo parfum iramunukira uvuze iyo parfum witerera munukira parufe yanjye inukira Soleil parufe uvuga sura yizi iyi parufe nakubwiye ngo nayishoho amafaranga agera hafi ku madore 700 none ngo iramunukira none uragira ngo wakwihangana kwitera amezi 8 cyangwa ukajya uyitera uri hirya no hino ntago bishoboka okay nta kidashoboka nijye wakuzanye mu rugo ntago ari wanzanye urabyumva bro ntago hangange ndi umugore wawe turabavandimwe tugomba kumvikana ntago ushaka ko nyine kumvikana icyambere nuko ugomba kumenya ko yayihuzwe parfum ibyo nakazi ke iramutse ndivuyemo ubwo wagira ntago izava muzamutera ese umudo urumviriza iki zamuka agenda se nyine uzamutera hagati hano hanze sari biti guhera ejo iyo parfum sinshaka kumva nani utubona ngeze mu ngo nta kibazo rwose amapine byose biri ku murongo bona ngo bakohereza byose nayo bahaye aho ko se bavuye kugemurira mama okay sawa none nta kibazo bato tibira bikora nta kibazo ngeze mu rugo kandi kuko gato sana nzi radio sasho ore ambaza Pese gato mwereka rwo bikuba warakaye ufite ka surprise man. Unyereka si. Uvajana amagambo nyine kuvugana nawe. Kibazo ko warakaye neze bite? Nabi nyine byo kuvugana nawe bro. Mbwira ikintu hamagara nje kwiryo kuryamira ni ruhukira. Uretse wewe nkwereke. Man urambwira ibiki mu byukuri. Umpagarikije iki mu byukuri? Amatiku yawe nayo icyo nshaka wiki. Bokore abizi kuri umuntu wanjye kandi dufitiye kandi twara abana dore ngiye gupfa se aya ni amafaranga mwohereje nawe ugenda ugira ikintu wagura urebe n'ibindi bikenewe hano ikindi uriya mukecuru we uriya w'inzu mama se kuki tumva niki uriya mukecuru ase mama unashaje ngo angana na bibi wawe hako kijija muri garuko urose ni inkumi mama wanjye ntabwo ari umukecuru mani bro umuntu yazinze iminkanyari ngo ni inkumi iyo umuntu azinze iminkanyari ndakwiyamye iminkanyari ifite nyoko akora gose iryo jambo urariyanga nyine ndabarira mbabarira nkuko aryanga nayo ndaryanga na nyoko araryanga sinzi impamvu ibura se imitsi y'icyatsi kaba kabaye no banzo mva ikibazo okay ngaho ngiye Latifa ya kubera iki yes ku ruganda nyine ndabizi yuko ari hari umukozi mwiza ariko ko icyo uri kumumbaza icyo ndabizi no okay ari mu bitaro yes ari mu bitaro asiko ndi kumva uri mu byitayeho cyane byawe kuva ryari bundi kuko ko ndi kumva uri prince ntasanzwe no ari mu bitaro yarafentinze ari ku kazi tumujyanayo rumva niho akiri yes yararembye ararwara birakomera urumva sinzi icyabiteye mu by'ukuri ariko yararembye kandi noneho asa nkaho afite nta muntu afite wo kumukurikirana ubwo urumva ni nk'ari twebwe turimo kubyishakishaho ariko wait mbabare mbwira impamvu urimo gucaringa kuri Latifa cyane wimbeshye ibyo ku ruganda kuko ndabizi yuko utabizi niba yaranakoraga neza cyangwa nawe wimbeshye umwana mwiza kuba ari umwana mwiza byo ni ibisanzwe
Okay. Niba washaka kubimenya nyine nuko nguko bimeze. Muzamutera agateba ahangaha najya abona aciyeho akayakaza kamukubita ntagaza yumva impumuro. Ibyo nakubwiye. Biranoroshye. Ibyo nakubwiye wabyumvise. Umuguri upfukamunwa naca ku cyumba cyane ajya akambara n'abayicaye muri sara akambare ahazajya mbona akambare naho ubundi sinabona itera parufe. Uri kubyumva? Ntabwo nabaho ntitera parufe. Ntabwo aba utitera parufe. Tuzareba. Turebe iki ariko turebe iki. Tuzareba uzumvira undi. Turebe iki se sinzo hose ndamuzana ubupfukamunwa. Bamenya hano hantu zo kuwafunga. Ngwino. Uguri kuzuteho rwamavunje. Ubugenda uhunahuna wumviriza icyaha. Wumvise iki? Hacyo. Nangiza mu giye kurwana mbakiza. Aya magi niyo nagutumye. Amagi niyo nagutumye. Bashabane bakinze. Nakubwiye ngo uzana amagi 99. Urumva? None uzanyanga aya nangaye. Haramara iki sanga? Nsinzi ko bashabane bakinze. Nca kuri mani power nguriza 1000 bitangwa amagi 5 ngo tuze kuza kwishyura. Amagara ku kiraro vuba bakuzanira amagi asigaye abura hanga 98. Wabyumvise? Ngo bosi nimero muri baranari. Agapurete kamagi kajya amagi 30 yonyine. Genda uzana rero ayo magi 90 abo. 90. Ugenda uzana 85 abo. Ihute. Kuhamagara ku kiraro wose bagwereza amagi. Nge nakubwiye ngo uzana amagi nago nakubwiye ngo uzana ayanga abarika yanga. Wageze byibura wumva urahamagara uko tuyishe. Ko nakubwiye ngo ninahazagira icyabura. Ihute sigenda. Kandi utufata inuzu ugenda ubunona. Boss buri usanze byose ni ibibazo iri shyano ngo ntago ryaka kwitara parufe. Okay, rigenge none. Ndabyumva aramubuze kandi impamvu amubuze telefone yiwe yisize ku kazi ntabwo twigeze tuyumujyanira kandi yari yazimira. Urumva rero ntabwo ibyo ngibyo byari gukunda. Bivuze ngo none ujye namuhamagara. Prince. Hari ikintu utari kumbwira ariko? Are you sure? Niba nta bindi birenze ubwo it's okay. Nuko situation zimeze ya n'abandi bose bameze neza nta kibazo. Ya ahubwo okay. Ubu noneho birakunze ubu nakubwira icyo nari nguhamagaye. Nshaka kukubaza ku kintu cyitwa file C. Dufite ikibazo cy'iyo file. Kugeza ubu ngubu ntabwo iraboneka. Twarayibuze. Kandi twayibuze muri ya minsi yawe. Yaba rugihari maybe. Ayishoka utaza hiri. President Babada niba hari amakuru na make ufite y'ahantu yabiri. Babada ndakwinginze bro. Mbaro bimbwira. Yes, kubera ukuyemo ibintu bikomeye cyane. Top secrets z'umuryango. Iriya ni hatse legacy y'umuryango wacu. Mbabara niba hari ikintu na gito ubiziho mbabara ubimbwire. Yabwo niba tabizi nyine nta kundi. Ndagira ngo unshakire umuta kokonati. Inde. Kokonati umunzanire tuganire musabe imbabazi mwakire abone ko ntari biryange ejo nejo bundi nasubira muri Swede. Hazasigara hari umuntu mpebe binyuma. Abako namuye mu kiye cyadutanye ibibazo. Ndashaka rwose nsigiye nkiriyarinze buri kibazo cyere cyose uzasubira muri Swede uko naje. Rwose mbabara nkuri icyo kimwe. Ngo mugabe ko bitiye musuru kwa mushito ati nakubana n'imbwa. Fakani. Uko wabuzi neza ko imbwa yahuze imbwa ihurwa umuheha. Niko kuko natine yaguhuzwa. Uramushaka cyo yifitiye ubuzima bw'abaye. Wamuhaye amakuru ngo muraziranye. Wamubwiye uti ngwino. We nimwamenye se? Nimwamenye. Ibyo mukora ntabwo bizi. Ako namenye kubera niba ndakene kubana nawe se byararangiye. Mwararangizanyije afite ubuzima bayemo. Nawe ufite ubuzima bwawe bayemo. Kuki
umwana w'abandi muzima. Icyiza nuko nasagera ejo n'ejo bundi ngasiga inyuma akwita urutoki kuri. Indese rwiki waramwiciye se byararangiye ibyawe nawe byararangiye. Munzanire twiyunge musabe imbabazi nge na none amafaranga umpaye ni ruswa umpaye. Oya yo ngaho rero wagura hano bikenewe nawe wicara nk'icupa inshuti yanjye urabizi nta nicyo mpfa naye kandi urabizi ko nashimye urakoze. Hari ikindi nimba rero kugira ngo nzane koko natanga ntabwo byashoboka sibyo ntabwo bikunda rero hako kimuganira nawe kukimubayeho nawe kuki abantu ba diaspora mwandavu nimba umuntu akweretse ko atagukeneye uramushaka wiki kandi baranamuhemukiye itaye ibyo bisiga biri hejuru yitare rose nyira barazana ziwe n'ikindi kukubwira bro ntabwo bishoboka. Hako pore uzuko munda kubona n'umutwe bize nk'igihaza cyo muzuba ajya muri mu bwenge kumbe wakiriye bajyanda ubwo adashaka kuboneka byihureka hako yashaka ntabwo bishoboka nyine ntabwo bishoboka naho mutamuhamaga tugihurira sawa. Ubuse biriya bintu nibyo koko yamara mutukira yuko yisize barufe yiguriye amafaranga ye. Iyi professor ko yabigiye kumbera umuti noneho ni ukugenda nkayitera nkayitsirima nkayitotobeka handi sore ndi mwege katavangwa kanze nyine nkitere noneho sore uyu munsi wose ntabwo ari buze kuza kunyenera araza avuga ngo mvi imbere ntunyagira nkakora amariro kanabisho kwasa nibyo cyangwa n'ikindi kintu sore murapfa na bisho ariko ntayatinye itarongurutse reka nze none nanjye ngende nyitsirime ndahita numva sore ntangiye kumunukira bamenya na drag gutoka pale. Wate. Kohereze mbe. Wewe come. Ako gikoresha imbaraga fast. Eti gikoresha imbaraga. Ugenda gake. Sasa. Umva se. Ndabona cyo murakora upside nini? Ndakufasha iki? Imyenda mayireba. Ndabona umurapfugusa uko umukuru ngiza hanga ntacyo tujye gukora. Utwara genda gutunyurizamo mu kanya nimugoro banda kubeta umusensa. Akiri bitwaye. Sasa. Sensa. Uko na problem mu kichwa. Urafite ikibazo mu mutwe. Ndakumesera ngandese. Unajikamata sana nani hapa? Asavye. Kuki ukunda kungorunaniza ko? Ibintu mvuze Kinyarwanda kanzi neza ko cyumva. Sivyo. Kugenda ukatunyuzamo ni do. Nane kugira muri 5. No kugenda ukatunyuzamo mu kanya nimugoro ngatanga kubeta sensa. Wundi umubano bakomeza ukarushaho kugenda umera neza. Oya huma tuba tumeze nta mwana muce burimo. Kiye kumva ndi umusirimu. Wendi pano ni wendi sangigize kana byo nabyataje na mwanda muce ifite. Sasa akutuko uri muzima na siku nyingine. Ibana ngiye umanjwe imyera sikia. Ngenda kuruta. Kwa miaka kwa hela. Unalipata vizuri. Amafaranga wewe nayo marwo yakure msikia wewe pete. Nguki waransanze hano. Uramfata neza waransanze hano. Uragera hano bwa mbere naragukubise. Mara iyi abundi bitajya muri komva bunkanga wo. Ukubita ndewo. Habonye nakwihore uramumera za gushiga. Naragukomva mubwizo. Nilikupigia hapa kwa hii rukuta hii. We hakumusa. Man wabonye nakwihore ngavuga ni akibazo nk'umuntu wazaga sandi kuhanga nawe ngende kwa nawe. Yamfata nk'igicucu. Ubangiye mba nakurebye ngavuga reka kimwe kantu kabukumva ko mbona uri mu kiyo cyaviye. Urasema ubagufata nka kije nka kwihora mara yuko gicucu defwa. Uziko amare kwijya wadanje uko duru sana. Ari mwe nzakudombe bibone. Sikia. Nyina mahirwe ngewe ntago ndi papa wawe, si mama wawe, si ndi mushiki wawe, si ndi mukuru wawe, si ndi nani yanko wawe, ugenda ukine nabo ngwabo. Mama wawe yarakongeje, papa wawe yarakubyaye, nge mituko wote niweke chini. Tena usiongeze. Nakwambia ukweli, usiongeze. Mara nyingine hiyo kichwa itaipasua.